ikintu ngiye kukubwira kirebana nawe na timu yawe, ariko ntabwo nshaka kuhita ubibwira timu yawe yose, nyine ngiye mbaye mbibwiye wowe kubera ko wowe wenyine se cyangwa hari abandi basezereye? icyo nshaka kubwira hari n'abandi nanjye ndimo. Ntabwo nari nzi ko ari wowe, ariko ntunguwe no kumva uvuga ko ari wowe ubishatse kandi byagendaga. Ramada, muraho neza. makuru yanyu? Makuru ni meza. Ni mwebwe twavuganaga? Yego n'igihe guhamagaye. Ni igihe Dr. Kim. Nasabye umwana nimero yawe ko nari mbakeneye. Hari umwana ukora muri kampani witwa Alex n'ige mama we. Alex, amazina yo ntabwo ndayamenya. Yakoraga iki? Akoramo iki? Yari muri poste ibe ayashinzwe ibisohoka. Yaranganirije rero ambwira ko waje muri kampani ariko nyine hari ibintu byagiye bihindagurika. Ambwira ko hari n'abakozi mwasezereye. Ambwira ko rero muri abo bakozi basezereye nawe yisanzemo. Naguhamagaye ngo ukeneye kugira ngo nkubaza kugira ngo ndebe ko hari icyo wadufasha. Sinzi ibyo mwagendeyeho, sinzi nuko byagenze, ariko nuko yisanze. None wagira ngo mbafashe iki? Nagira ngo mbasabe umwana asubire mu kazi. Harya ngo yitwa Alex. Alex, sore muremure. Yego. Karazu dusatse ukuntu. Yego, Alex. Rero nasanze kampani hari ukuntu ijagaraye. Hari ibintu bitagenda neza, ubona hari abantu bameze nk'ingwizamurongo, kandi kugira ngo ukore ibintu bigiraho biva naho bijya ugomba kureba umusaruro ukawugereranya nyine n'ibyo ushaka kugeraho. Gukoresha abantu benshi badatanga umusaruro ntabwo ari byiza. Birumvikana. Ahubwo gukoresha abantu bake ukabaha ibyo bakeneye byose, ariko nawe ukababaza umusaruro uhagije. Nicyo twagendeyeho. Ikindi ni uko hari afite iyihe level? Lisansi. Urumva rero muri criterias tugenderaho uwo mwanya we twifuza nibura kugeramo umuntu ufite masters, kuko hariya nta marangamutima yandi arimo. Ni amategeko shingiro twifuza kugenderaho. Turi mu mavugurura rero simuzi, ubwo nyine yagonzwe n'icyo kintu. Uraza kubyihanganira rero madamu, ko nta kundi kuntu twabigenza. Ntabwo twahindura amategeko ya kampani kubera umuntu umwe, ntabwo byakunda. Birumvikana, ndabyumva cyane pe, koko nibyo nawe washinze kampani ushaka kugira ngo wunguke, ariko ndakwinginze. Chérie. Karama. Bonjour. Bonjour. Nibikiza kuri ko nkoma. Neza. We. Wasinziriye noneho. Umva. Sinzira nk'akabebe neza umuntu yaterura akitwarira. Sure. Ibitotsi. Eso nsinzi ibitotsi by'imyaka nk'itanu.
waramutse uteze twagira ngo sinzi ibitotsi byari hatari kumanze wanga no kwicura oya wiga shameze neza nanjye asize neza cyane abantu ka cyane wongeye hura asize neza cyane rwose nanjye nasize neza okay tatari kumbaza icyatumye nsinzira neza ntabwo uko nta n'amatsi kugira mbwira ni iki cyatumye ntabwo ushaka kukimenya ndashaka kubimenya oya utari wabimbajije kuko ndabikubwira uko ubimbajije aya mbwira oya nubimbaza nyine byitekerereje usinzira neza iri joro birenze uko wari usanzwe usinzira umva nasinziye neza ariko byose ni ukubera wowe sheri sinziye neza kubera wowe ngewe gute gusa ikintu cyanshimishije cyatumye nsinzira neza n'ubu ngubu ndi kugira ngo nari ndimo kurota wawu kurota oya kanguka ntabwo uri kurota n'ibyo ibi ni ibyanyabyo ndi kugira ngo nari ndimo kurota ukuntu twagiye kuri dina si ibisanzwe se oya shiri oya ntabwo ari ibisanzwe ese ndara ntariye ugiye kuvuga ngo ndara ntariye ntabwo ari ukuvuga ngo urara utariye ariko nose twayirukaga gusangira ryari okay nicyo umenyesheje twayirukaga gusangira ryari twayirukaga guseka ryari twayirukaga guseka ryari hari haciye ngambwira ubu se turiya tugani wari unciriye wayirukaga kutunshira ryari tugani uriya mwana ubona niwe untunze papa we ntabwo tukibana twaratandukanye uriya mwana rero umushahara yabonaga no twishyuraga inzu agahaha n'izindi bizu ku ruhande ngiriye neza rero ni ukuri wamusubizamo mbabarira pe ikibazo ni iyo rumu nyine yo kumushyiramo n'idahari ntabwo byakunda bizinesi ntabwo hazamo amarangamutima ndabyumva cyane ahubwo wambwira uti mfasha mu bintu runaka ariko gushyira umuntu mu mwanya adafitiye ubushobozi ntabwo bikunda tekereza ko aricyo cyatumye iriya kampani igenda isubira inyuma bashyiramo amarangamutima hari abantu benshi no muri famiye yanjye barimo babikora ariko kubera badafite ibyo twifuza ntabwo twabashyiramo rero uraza kubyihanganira madamu oya rwose mfasha reka gushyira amarangamutima mu bintu by'akazi ntabwo ari amarangamutima nakubashye dore naje nsanga akararo hariya kacitse ndemera nsiga imodoka hariya hirya kugira ngo nze nkurebe nakubashye kuko ntabwo wagira umugisha utubaha abantu ntabwo bishoboka ariko hari ibishoboka hari n'ibidashoboka ahubwo washaka ikindi kintu mbwira atari ugushyira umuntu mu mwanya atamerita numva ari byo byaba ari byiza ndabyumva cyane ariko muri kampani nka iriya haba harimo departema nyinshi ushobora kumushyira rwose pe ariko ntaze ngo yicare mu rugo urabona aracyari umwana mutoya urabizi urubyiruko iki gihe umwana nkawe uriya adafite okipasiyo ntabwo namushobora icyo ni icya mbere icya kabiri kandi niwe udutunze niwe untunze shaka ahantu ibyo ari byo byose wamushyira ariko nkabona asubiye mu kazi ari capable yo gukora umurimo uwo ari wo wose muri kampani uwo ari wo wose azawukora buriya ubuzima butagira ubumuntu nabwo ntabwo ari bwiza icyo ntakwizeza ni uko namusubiza mu mwanya yari arimo nabyumvise cyane impamvu ntabwo yabubamo kuko ntabwo yujuje ibisabwa cyane nabyumvise ariko ndaza kureba imyitwarire ye ndareba ndaza kubaza uko abakozi bagenda bitwara ndebe muri dosiye ye uko yifata uko yagiye yitwara yaramazemo igihe kingana gute yarakozemo
imyaka 2 irahagije ko waba umaze kumenya umuntu uko ateye. Ntakubeshye ntabwo naba nkibyibuka. Ngaho urumva ko nawe rero utabyibuka. Haraciye. None sibyo byose urumva bidashimishije. Ntabwo nzi ko nyine byagushimisha kuri iyo level. Why not? Ku buryo wumva ko ari ibintu biri aho bisanzwe. Kuri dina numvaga ari bisanzwe twaganiriye. None umva ikindi cyanshimishije kuri ibindi. Ukuntu noneho wansengeye tugiye kuryama. Tugasengana. Nabyo birarenze? Bitarenga. Okay. Ntabwo nari mbizi nyine ntabwo nzi ko urabyegereza umutima cyane. Ubundi wazaga ukaza ujya muri kuvureri nta kuvuga udashaka kundeba udashaka kumvugisha udashaka no guhindukira. Kandi inama nakugira nuko wamushishikariza gukomeza amashuri kuko isi turimo ashobora no kubikora akabishobora, ariko iyo hajemo competition bisaba nyine kuba wujuje ibisabwa. Tuzabikora nzakora uko rero nimushaka nihakenerwa n'inkunga dushobora no kumufasha agakomeza kwiga niba yari umukozi mwiza muri kampani birashoboka, ariko icyo cyo kumusubiza muri uriya mwanya ntabwo byakunda. Mumuhindure mumushyira handi. Kandi murakoze cyane. Tekereza ko ntabwo nyine nakubwira ibigushimisha byose, ariko kandi nk'umuntu twakoranye ntabwo wajugunya umuntu gutyo, cyane cyane ku mubyeyi umbwiye ko umugabo wawe yagutaye. Hangane bibaho, zamufasha mu bishoboka, ariko apfa kuba ashobotse. Kuko dukeneye abantu bashobotse bafite imbaraga. Aracyari muto, niba ubuto bwe n'izo mbaraga nabyongeraho kuba ashobotse ntabwo nzabura ahantu museseka byanze bikunze, ariko icyo dukeneye ni ukuvugurura ibintu bigatera imbere kuko natwe tuba twifuza ku bintu byacu bivaho biri bikagera ahandi bigera. Urakoze cyane rero kandi wihangane. Ntabwo se mutaha mu bice naba ngiyemo nkabacumaho gatoya? Yego nanjye ndacanga. Okay, twagenda noneho wagenda umbwira n'ibindi. Urumva ukuntu no kwiyitabishwa wigeze umwana mwiza mako? Bimeze bite? Wakumva wivugishwa ngo harakere ni wigeze umwana mwiza, uri inyamaswa uri satani. Ako mako kuki umeze gutyo? Bimeze bite? Habaye iki? Habaye iki ubwo tuvuge ko nta kintu uzi? Tuvuge ko nta kintu uzi? Ikibazo ni ikekere niko nta kibazo nta kandi bifitanye. Shama uri umugome, uri umutindi, uri umwana mubi, uri umurozi, sinabona n'ibintu bigukwiriye wowe. Akusi ko nshi hano nkibuka mudamu yigeze kunsaba service y'umwana we, kubera akazi kenshi narabyibagira ko se we kuki atampamagara. Wasanga bure yarantinye kandi nimero ye se ko ndumva yaraherwaga na 13 kangerageze numve. Gerageze numve ko yaba ariyo. Gusezerana ibintu ntubikore ntabwo ari byiza.
Halo? We. Ni Mama Alexi? Yego ni Mama Alexi. Ni Dr. Kim. Uranyibuka? Okay. Nakwibutse. Nshiye hano muri karitsiye iwanyu mpita nibuka ko hari nakwemereye kugufashiriza umwana ariko nawe ntiwanyibukije nawe simperuka kumubona yaba yarabonye akandi kazi se ko uyu munsi ari umunsi wa nyuma wo kwangaje abakozi. Oya ntako yabonye nanze gukomeza kugustressa kuko mbanzi ko muri mu mirimo myinshi nuko numvaga ko nyine uzampamagara. Buriya rero banza unasenga cyane ntabwo ubundi nkunda kwibuka rwose ibintu kubera akazi kenshi umuntu aba afite. Yego. Ariko kandi nkunda kubaha ijambo navuze. Yego. Uyu munsi rero niwo munsi wa nyuma wo gutanga akazi ku bakozi bashya ndetse n'abasanzwe twagiye duhindurira imirimo. Yego. Nari nabonye akazi gahari hasigaye akazi k'ubukirina. Ntabwo nzi niba uriya musore wawe yagakora rero. Oya ni ukuri nta kibazo icyo nashakaga ni ukubona aho aba ari ikindi niyo yaba make ariko tukabona byibura icyo duheraho nubwo akazi kari yagakora ubushomeri buri hano hanze bumeze nabi cyane. Buriya wambwiye ibintu by'uko umugabo yagutaye numva impuhwe zijemo ubundi ntabwo mu kazi nkunda gushyiramo amarangamutima cyane. Yego. Ariko nanone ibintu bitarimo ubumuntu ntabwo bikunda kugira. Rero icyo numva nagufasha nuko yakwemera agaca bugufi. Yego. Ko buriya nyine kugira ngo ngusimbuke neza nuko ubanza gusubira inyuma. Ubanza ubimwumvishe nk'umubyeyi nabonye ukuzemo. Musobanurire ko atari ukumutesha agaciro ahubwo ko akwiye kubiharanira kugira ngo agere ku rwego twifuza. Uri kunuka Kremi? Niko mako. Umeze neza wasinze cyangwa umeze neza? Nasinze se nasinze ibiki? Ni gute ushobora kwifata ukambeshya ngo ugiye guhagarika kampani? Kumbe urimo urapanga indi mipango ntazi ko makuna ko baniye nabi bingana iki ku buryo urinda kumbeshya bigezaho. Ariko Kremi, ngiye kampani ko twabuye hari atubyemeranyije niki cyabaye kampani subize ko twayiretse. Twarayiseje. Arere ubwo rero mvugi komeje kumbeshya. Ecetse nakubeshya ngo binyungura iki Kremi? Ahubwo bimeze bite naye makuru ufite ko ngiye ibyo ntabyo. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ibyo byose nabimenye rero ibyo bintu uri kwigirishwa umwana mwiza. Ngo ndi nyamaswa ngo nako Kremi. Koko. Inyamaswa sa nk'ubwo birahagije ko nabuze n'ikintu ngiye bunakwita. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ibintu byawe byose nabimenye. Ndagira ngo nkumenyeshe ko ibyo byose nabimenye. Kwirirwa mbeshya ngo hagaritse kampani ushaka gushyiramo abandi bafatanya bikorwa ngo baze kunsimbura. Ntunambwire iyo nsezerera neza wari kubiki. Abafatanya bikorwa ko Kremi ngiye ko kampani yahisize kubizi. Ubwo bafatanya bikorwa kuvuga nabaye. Warayisize ko nta stress nshaka kuruhuka ubu ibyo bintu tangiye byo bindi ni ibiki ko nase wari uzi yuko uzabigira ibanga simbimenye ibanga Kremi ibyo bintu byihorere mwana byihorere nta byakubyihorera ndagira nkubwire ko nabimenye uwo shyizemo zansimbura nihuriye nawe gutya siri place twibonaniye turivuganira byo kwirugumbeshya rero ngo hagaritse kampani ngo wagize ibi cyako ubundi urwaya mu mutwe uri umusazi ubundi wayobora kampani ufite ubwenge bungana gutyo bikazashoboka. Ibi ni ibikimwo kabyara mwe bikamubwira akse ninde waguteranyije nanjye ndumva nge nabuze n'ikintu nkubwira mana rero agomba kubikora kandi rwose Imana n'ic'inzira azakomeza yige nako kazi keza azakabona. Rero nifuza ko yatangira agakora ako kazi gashyashya. Yego. Ariko ateganya yuko yakomeza kwiga. Nukuri nzasengera. Nagerageje kureba muri dosiye ye mbona afite imyitwarire myiza. Yego.
dushobora no kwicara tukabyigaho n'aba board members tugashaka ukuntu twamufasha ko ni umukozi mwiza n'ibyo yakoraga yabikoraga neza rero ndumva wagerageza kumutegura mu mutwe kuko buriya abantu bakiri batoya bagira ama complexe ugasanga baravuga bati umuntu wambonaga nkora ibi nkaba nsubiye inyuma bikamutera complexe ariko nk'umubyeyi cyane cyane wo mu mama nzi ko ibyo bintu mubishobora umukansaringe wimwumvishe azatangira akazi ariko atangira nige masters ntabwo itwara imyaka myinshi kw'iki gihe ntabwo bitwara imyaka myinshi yego nzakora uko nshoboye n'ukuri kandi n'ukuri mukoze umurimo ukomeye cyane mukoze umurimo ukomeye harya hahandi nabonye utambikira niho mutuye yego ntumanuka gatoya aho ngaho ugakatira mu gahanda k'ibumoso igipangu cya kabiri umuntu haciye akabasuhuza se hari icyo byaba bitwaye ntekereza ko buriya telefone hari n'ibintu umuntu atabwira undi wenda waba ufite ikindi kintu wambwira basuhuje hari ikibazo yego mu rugo se none se utaduteguje kubateguza se kandi biri bukugore oya sinzira se rega iyi niyo nzira inyura nanjye nta kibazo kirimo umuhanda w'ibitaka ivumbi ririmo ubu sinaba mbagoye koko mwazaje ubutaha kutugora se rega buriya ntabwo aha turi ariho twahoze aho ngaho muri natwe twarahahoze niyo mpamvu tuba tudashaka kuhiyibagiza kereka abaswa nyine batazi ubuzima nibo bibagirwa iyo bavuye ariko twebwe turabizirikana kandi cyakoze niba wumva bikubangamiye nta kibazo we wabwira umuhungu wawe akazaza ejo mu gitondo cya kare yiteguye gusinya contract nshyashya agahita atangira akazi hanyuma ibindi byo tuzaba tubireba nta kibazo oya nta kibazo nyine ariko ntibiba byoroshye ntacyo muhace dusuhuze nawe umurebe unamuganirize nawe niba nahari byaba ari byiza arahari nubwo se mba ntazi gahunda ntekereza ko tumuganirije ari kumwe n'umubyeyi we byaba ari byiza yego reka mpanyure nta kibazo nubwo mfite igihe gitoya ariko ni ukubasuhuza ngahita nkomeza yego ni karibu murakoze cyane kandi mukomeze kwihangana yego wagakundanye n'abasazi koko wagira ngo nawe uri umusazi muje ibitekerezo umbwira se umbwira ibiki ibintu byo kuvuga ngo nakundanye n'abasazi ibyo ntibikureba urukundo n'urwange rujyaho rushaka utanyibutsa n'akari karabuze nk'akazura aho ukazura se uzura ibiki hakoze ko ariko ubunemerero kujya kukurega njyewe uzi ngo wowe ibyo wakoze ndabyibagiwe nawe utangiye ahubwo kunyihenuraho undi agasa nakugize amaso akayagukanurira ariko nakugize nti ku buryo ujya kundega nagutwaye iki nyuma yo kunshuka no kumbeshya ibyo wakoze byose uzi ko ngiye ntabimenye rero ugenda ukagambanira uriya mwana w'umukobwa nawe utangiye kwivugisha ngo ukundana n'abasazi ese uwo mushiya ufite nuko batagukunze wa mukobwa se no kuvuga gute umuntu witwa uriya mukobwa ninde muri uriya mukobwa ni ibiki nyir'amahirwe se ubuze ibyo wamukoreye wowe ntuza ntabimenye hari uko umuntu aba yicecekeye none ahubwo ndi kumva wandushije kurakara ari wowe wankoreye ubugome nagukoreye ubugome njyewe ibya nyir'amahirwe byawe sinshaka no kubyinjiramo njye ndi ku bya kampani uri kumva ibintu utangiye kuzana wiserereshwa byo ntabwo
ntabwo bimekinga sense. uzajya ubaseriye kujya ubaseriye ubutaha ukajya umera gutyo byo kuza ubeshya ubu se wanyweye muri kampani tuvuganye iki urangije uza kunyibwirishwa ngo ntazazemo inkurikizi urangije uranshuka washakaga kuyoreka gusa ubuse ngewe ibintu wari utangiye kwizanishwa bya romance wabonaga ngewe hari gahunda mfitanye nawe untega inzoga untega iki byatumaga tudakora akazi se kampani igeze ihomba ngo nazanye ibintu bya romance shawa waragenda amakuru nta kintu umbwira uri umusazi uri umurwayi urwaye no mu mutwe ahubwo wowe simbizi ibintu urimo umva ahubwo uzajye kwivuza ndumva ufite trauma ndumva ufite depression ubu utangiye kundusha umujinya oya were no reka bayi were ku ariko ibiki tega amatwi mbanze mubwire ibyo bintu wakoze ntabwo ari ibyo mana keretse wakunyegereza ubaka kanya kari kureba ariko uri kubona ari nawe ubundi wari ukeneye undi nini ahubwo ko wari ushaka no kunjyana mu buyobe nka kwihanganira ndi gufata mu nyungu bidahita ngira ngo none utangiye kunyasama wananiwe kunsezerera neza ngo mve muri kampani utambeshye se ubwo waratinze wagombaga no kwijyana ibintu wari utangiye gukora ntabwo biri ari ibintu by'i Rwanda sha warancutse ntukomeze no genda ndagukubye tega amatwi mbanze ngukorogosha urankupa se umupa mu biki